jewe ubu ngiye none ngiye maze no kurambira urambiwe n'ibiki kajya duhiga akazi dukora cyangwa se ngewe mbe no muri timu yawe itina nije timu yanjye yivemo ugenzi uranahaze dutaye no gutifoke haze nyine nese ndakubwiye ko nazo kwigangura kugira ngo tubyuze ngo ndacyadukeneye akuze tuteretse kuri urabona ubushomeri tuzamuva mu bushomeri buratwise ubushomeri bumeze nabi ahubwo reka nkubwire ko dufite ubushomeri buni nta nakantu watekereza ngo tube twirengagije ubushomeri tube tunikina rero ndatekereje sanga kwakina gakoni gukina gakoni tukirukanga gakoni kugakina bisaba ko tuba turi abantu benshi ukirukanga uhereza undi ndakaguhereza oya ntabwo navuze gukina gupinga gakoni ko nkwishe unyica hesha nawe urabutisha uranyica ngiye ushaka gupinga gakoni nanjye ushaka gupinga gakoni nanjye uribuka kavamahanga ibyo namukore kavamahanga ibyo ni ibya kavamahanga sindi ubona afite ubwenge kari nk'ubwawe kavamahanga namukubise inkoni y'urubavu ahita ajya kwa muganga marayi icyumweru cyose ari kwivuza ngiye none nibaza ko nyene nani mungi napingiye agakoni na papa namukubisa inkoni y'umugongo neza ubu nagikora yagahura ngaho nawe warakabije nagaruko kaje kwari ugupingira yani nimukubita inkoni batazakumbaza ako se wamenye nge nakubwiye ati we dupingira cyambere sanga ko ushaka we dupingira akira mugwe walandika rido y'iminota 30 mbanze iminota 30 yo kurya 30 yo kurya sawa Jesus il est smart kibo reka mbwire ntuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani akoreka cyangwa ngo cyo hanyuma ngo iki agakoni inkoni iri hanyuma twavuganye isangaye twari saa 2 n'igice ubu tugeze saa 3 n'igice isaha irashinga turagiye shaka byaburetse sha ibintu birakomeye Jesus Basubira na 30 babaye rishi nakubwiye ngo nzakwica kiri ndazi danje wari twapimze gapepo hanyuma se ngenda yanjye wajya indani iri ndazi sinda yakakari ndayi ndazi ukarishyira mu ndurumva bihuriye uretse sha nzakwica uretse uzankuraye ko inkoni ngo ngiye kugujya nigenda aho ndi hose nicaka mbe ndi kwiba nzajya mba nyifite ibe no yari ko mbe nyifite karya mba najya mubwira nizira ry'Imana izi nkoni nkubise nzazi kuba kabiri sawa uretse sha Sigo jinani mu hiki uziko cyari kinanyishe nana sinziri uretse sha paka sanze nango nufite zakwishyura ngiyi ndayifite nakubwiye ngo ngiye w'inkoni aho nunshakira hose urasanga nyifite sawa ngiye nakubwiye ngo nzagukomagura paka mwishyuye akira zimfashe ngiye ngo nimba nyifite ushaka byasi buri n'ubwana ngiye kwa muroko haba hari akagaje karyo nagize uryo nimugoroba ukajya narwo reka mubwire wowe inkuru ugomba kuyimbwira inkono uyifite ese sha ndakubonye nawe wese nk'uko dakomeje ngo yimwe nawe ushuti bwawe hanyuma wandiriye irindazi no uvuga inshuti nziza aha ubwo se irindazi rero rinda yabatwaye ibyindaye nago ngiye mbyitayo ririya rindazi ryaramo uza ariko kwishyura amafaranga 1000 yose ariko nanjye umunsi nagufatishije uretse ubwo buguru nzabuvunda uzankura uretse temwe nzayigendana mpaka muko biti nibyiza ahandi akurebye sanga ubushomeri burakwisha neza n'ingendo indoro n'ubukene icyo byitayeho ze kubabunye nyine niyo babushaka ubukuvana kumubaye buje komana nawe bukunuka uretse gatoya nose ngo bazamukobwa umugabo witwa Karyasi uramuzi umugabo urukuvuga kakagabo sindakaje aha karamubwiye ngo kararure wa kararure ibyo ngibyo ni ibintu byanjye ariko birumva tayari ni ibintu byo kurarura abagabo babandi nawe saba ukeneye abagabo ko numvura ngo bivuze ngo siga usanzwe ukora abagabo babandi kuko wowe ntawe najyanye mbwira ibyo ushaka kumbwira umva rero wa mukobwa we uriya mugabo ngo ni Karyasi hari bifu dufitanye ndashaka yuko ugenda ugakora buryo ki irango nafite ayishyira hasi binyuze muri wowe hanyuma ibyo ntabwo bikureba ikingenzi nuko irango nayishyira hasi erega sinshaka kukubaza ibyo muri bukorane ngewe inyungu yanjye niye muri inyungu yawe nuko ndi buguha amafaranga ishyura mbere njye akazi ubwo nakemeye kanarangiye njye ntabwo nakwishyura umuntu mbere avance
akira igihumbi ikindi urakibona ari uko irango yashyize hasi urakiri inyuma nawe baragushyira hasi nako ndagushyira hasi akasambuka ko yagenda ukora akazi ibintu bimbaza inyuma sawa buriya uruzi ko buriya na kanseri ngiye kuzamutera inda akabyara kandi kana uretse gato ntarya biteze ni byiza muri iyi minsi ariko usigaye untera ubwoba kubera nyine iyo nkoni usigaye ugendana inkoni se kandi harya ni ukuri kandi ubu iyo nkoni uyigendana uragiye iki ko nta n'imbwa agakoni mba nkitwaza ariko ntago n'ibintu bya danje ntago ari agakoni ntago tumba k'insina mba nyine nikubitira hasi ahubwo uzi ko ngize iminsi ngukunda ariko nkagira ubwoba kubera iyo nkoni gusa uriya mukobwa we atari kumutesha irango n'igihumbi cyanjye arakinsubiza ukuri pe iyo nkoni niyo yanteye ubwoba ngize iminsi ngukunda ariko kubera iyo nkoni ugendana nkagukunda njyewe warankunze ariko inkoni ituma uninda kandi ubu ngubu inkoni ifite uburenganzira bwo kuba nahita ukankunda nagiye kwijugunya sha ndakwica akavuno muheza wa nkoni we kuki utari kumva ibintu bakubwira ahita ukijugunya ukijugunya bikizongera inkoni ntabwo yatuma tutikunda nangereraga nibaza ukuntu inkoni kwera buriya ugira ngo ajyayo inkoni yatuma tutikundanira ngo tumere Hasa ni ukubaza umbanye uri kumukubitana kweli direka sha ari n'amabanga y'abagabo sha ubwo ikiyo gihenze kiza mu menyo ngo n'amabanga y'abagabo nyine boye wowe byihorere urakoze uri umuntu w'umugabo cyase yaramaze iminsi ncika yagukoye iki oya byihorere wowe byihorere ahubwo ugira umunsi mwiza kabisa ngo warancitse gacika amano ariko ndagikubise inkoni umunani nziza wa nkoni wajya ku ruhande ukoza akazi ndagukubise kanyagwe gusa ubundi wakwiryamira zinigira hano ku gasima mbe naniryamiye Jesus!